Hey fam, hi, how are you beautiful family? Umva yambi kuri wowe mushyashya, yambi cyane kuri wowe dusanganywe, ntewe ishema cyane no kuba mbafite mu buzima bwanjye. Ndabakunda abo nzi mwese, ndabakunda abo ntazi mwese, ndabakunda. Mureke tujye tuganira muri comment, tumenyane one day, who knows, God will make this happen, tubonane, sibyo? So welcome and welcome back to my YouTube channel. Kuri mwese mbahaye ikaze aho dusangira ibintu bitandukanye byo mu buzima bwanjye, just to have some, kugira ngo dusangire ubumenyi buke cyane mfite mu bintu wenda bigenda bibaho mu buzima bwanjye cyangwa ngenda mbona. Uyu munsi rero nkuko nabapromisinze muri video y'ubushize, tugiye kuvugana ku kintu cyiza. Icyo kintu urumva, imagine ko icyo kintu ari ikintu kinryohera, ni ikintu kinezeza, ni ikintu kukivugaho buri gihe it makes me feel like so emotional and so happy, because iyo ngiye kukivugaho mba numva ari ikintu nk'igisa nk'icyabaye ejo, nk'ikintu nari ndimo ejo. So guys, welcome to this. So today natinze muri byinshi, nyuma yo kubaha ikaze, ni ukuri mbifurije ibyiza, ariko ikintu tugiye kuganiraho uyu munsi ni ukubabwira ukuntu urugendo rwanjye rwo kubyara, from the day I started the work kugeza mbambaye umwana, cyangwa se kugeza n'uyu munsi. I know ni urugendo rurerure, ariko ni urugendo rwiza cyane. Ubu ngubu ndi kumva nabuze nk'ahantu ntangirira. Ndi kumva nahabuze, seriously nahabuze. Urumva nari bagiye gucana rimyere, ariko nabuze ahantu ntangirira. Reka mbabwize ukuri. Hari ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatanu mu 2022 mu gitondo saa 1:49 to be like, kugira ngo tube presi. Nzi isaha, itariki n'umunota n'umwaka n'umunsi, hari maredi. Umva mbabwire, ndabyuka mu gitondo nk'ibisanzwe. Ntabwo ari nk'ibisanzwe, narabyutse numva ndashaka kujya gukora petit besoin. Ndabyuka mva mu buriri, bitagenda kuri petit besoin, ariko njyaguruka numva ndashyushye ku maguru, numva ndasa n'ushyushye. Nabera noneho birarangiye, ndisobeye umuntu mukuru. Urumva ntabwo nari nzi, okay, narabyumvaga mu magambo, ariko ntabwo nari nzi iyo experience yo kuvuga ngo umugore ugiye kubyara, ngo iriya process yo kumeneka isuha, ngo ese bayita isuha we, simbizi, poshtezo. Ntabwo naza kuvuga amakosa. Umva mw'abantu, njya kuri toilette nyine ndavuga ati okay, c'est pas grave, tant que ntabikoze mu buriri, c'est pas grave. Ngiye koga shanga ciri, c'est pas grave, uninanire hari n'igihe utabyumvisha. Nkunda umugabo wanjye, Imana ikumugisha, mugabo mwiza, kuko anyumva no mu gihe undi muntu wese uriho kuri iyi si adashobora kunyumva, atabasha no kuvuga ngo reka mbitekerezeho. Wahita abona nyine igisubizo kijyanye n'ibihe byanjye by'amafuti, maze akanyumva. Noneho rero reka mbabwire, ubwo tuba ngiye kuri toilette, ariko singezeyo nkabona ni ibintu biri kwikora. Urabona iyo ugiye gukora petit besoin urabikora nyine bikaba bikarangira, ubona ni ibintu bitari kurangira. Ndamuhamagara, yari akiryamye icyo gihe, yari afite akazi, ariko yatangiraga akazi saa 2:30 niba nibuka neza. Yari bwatangire nyine bukeye, yari uwo munsi turaryamira. Ndamubwira ati be ngwino, nze kubera. Ndamubwira ntabwo biri gukunda.
ntabwo ari kurukunda yuko nyine ndangiza gukora petit besoin ariko n'ubundi nta nubwo ari uri kubikora biri kwikora ntabwo ati are you sure ariko arakomeza nawe arabyumva arambwira ati how it looks ndareba tubona biri clear ntibisa n'amazi nk'abantu ubwo nyine nta kibazo nari mfite nta hantu nari ndi kubabara nta na hamwe nta na hamwe hirabura ariko ndangije ndamugana none se niba ubwo ari nka poche de zo tutabizi ariko haburaga igihe ejo ngo tubyare kinini 3 weeks ibyumweru 3 hafi 4 nibyo byari bikibura ariko bari barambwira ati kuko nari narakoze ecography ya mbere babona nta kibazo ariko barambwira badufite umwana muremure ya kabiri barambwira ati ni muremure okay ubwo nicara nzi ko mfite umwana muremure ariko it's normal nothing nta bintu byinshi nari ndi gutekereza noneho bakanambwira dufite umwana munini ni muremure afite ibiro by'umwana wavuga kandi ari ecography ya kabiri Ova ndavuga no sawa ariko nari mfite umusista wanjye nawe tera comment down below natwite kumva ariko nawe afite umwana munini nawe afite umwana muremure nkavuga ni that's it it's normal no igihe kiragera umugynecologist wanjye arambwira ngo urabizi noneho be careful ufite umwana munini make sure kuzajya umuvinga ntuzabe inactive ujye uhora nyine ntukicare mu rugo ngo uryame ndabona ndi kwicara za nabishobora na kuntu wagira ngo bandigase mu karenge ukuntu kuba natwita ngenda numva niyo ntagiye numva narwaye ubwo wambwira ngo ndabigenza gute arambwira ati okay kuri ecography ya 3 arambwira tuzise pardon urumva habura ukwezi ecography ya 3 harashize igihe gito cyane nyikoze arambwira ati ubwo rero ubwo igenda ujye umuvinga cyane nugira umugisha uzabyara nka 2 weeks before cyangwa 1 week before nugira umugisha umwana akaza mbere kuko umwana wawe ni munini kandi uri mugufi ariko arambwira ati ibyo ntago ari ikibazo ntibigukange ushobora no kumubyara neza rwose nta kibazo ndamwanguke nzamubyara neza I was like hey yes I will do this I got this kuko muri video y'ubushize nabwiye yuko nahakanye negativite kuri process y'umwana wanjye makandi ibintu byose biri negative kandi narabyaturaga ubwo ndamwanuke nzamubyara kandi neza arambwira ati cyane arambwira ati nubundi subura twite kuko yarambwiraga ati none se warari iki nkambwa ntacyo none se ko wiri kugenda nambwira ati mba numva ntagiye ndwari mbabwire mu byukuri nagize ibihe byiza mu gutwita be nkuko nababwiye ubushize reka dukomezanye na grossesse ubwo poche de zo ibyamenetse ubwo mamamagaye grand sere wanjye oya ntabwo nahamagaye grand sere wanjye hari umukopine wanjye wahise amamagara kuri telefone no mpita nkubwira nti se iyo umuntu agiye kubyara bigenda bite arambwira hari ababanza kumenika poche de zo ahitambwira atangiye kuntana ahitambwira ngo ya ngombwira ngo wowe se ngumeze gute kuko yahise urumva agatima kahise gatera impembe kuko twakundaga kwirigana kenshi yarambonaga akambwira ati wa akanda kauzabyara katagaragaye na rimwe ndangije ndamubwira ni rero ndabona indangi yabaye nini cyane angatiragaragara se byataye ariko ikindi kibazo mfite ndi kujya kuri toilette ariko ndi kuri toilette ariko gukora pipi byanze gushira ngati we temaradukwa yaransome yarangati mbare gatatu se gute mbare gatatu uri kwa muganga ndavuga mbara nuntere stress ndacyabura ibyumweru hafi bindi arambwira ati nanjye nuntere stress ye nabyo yabura amezi 2
nitamvuga ati bya bintu biri seriye noneho ambana seriye cyane arambwira ati noneho yari ari kure cyane y'ahantu dutuye normal twari duturanye ariko uwo munsi ntabwo ari hafi pe wapi yari ari kure arambwira ati ndakubwiye ngo genda noneho ndamuganda ngenda ngiye kubanza nigire muri magaze ngura utuntu ntaguze njye no muri labo gukora ibizamini hari ibizamini bari barantumye byo nagombaga kujyana mbere yuko mbyara nyine kubyitwaza ngiye kubyara amwe ndabanza nzajya muri labo no gukora ibyo bizamini dore bari bambwiye kuzabikora mbura 1 week none ndabura 4 weeks none urukunga ngo gende arambwira ati genda ahita ambwira ati ambara pamperse cyangwa wambare ibikoresho by'abakobwa ubundi ugende ibyo bintu urimo ni ibiki Clementine ndaho ubwo ndavuga ngo bya bintu rero banza ari seriye umugabo wanjye ati twagiye ndamwambare tukagenda tukabanza tukijya muri magaze umugabo wanjye arambwira ati ngewe uyu ndamwana umva rero ntabwo nagenda noneho ubwo biramutse ari nabyo ariko ngewe kubwanjye numvaga nyine atari byo ndavuga ati utungutu ni hajya babyitaga ngo kiwe biriya bintu by'ibi force contraction abantu bagira ndamwaniza ni force rwose utuntu turino mbese ngewe pregnancy gutwita kwanjye narabyoroheje umva mbabwire narabyoroheje ku rwego rwo hejuru ku buryo ikintu cyose naracyoroshyaga kugira ngo simpanike kugira ngo umwana wanjye ntahure n'ikintu na kimwe ndahita mubwanozi n'ikindi se kandi nta kwihagararaho nabaga mfite wapi ahubwo nabaga ndi kuvugisha ukuri kw'ibindimo ndamubwira nuzi n'ikindi reka tubanze tugende ntabwo nari nakaguze pusete stroller nari nakaguze ndangije ndangati tubanze tugiye gushaka stroller ariko twe twarabonye yo tuzafata nyine tuyizi ariko tutarayizana ndamubwira tujye kwishaka noneho rero tubone kugenda umugabo wanjye ntajya ngora yamya nyumva nungo wakinyumva abarambye usikware byo wene ati iyo gire tugende njya muri dusha shandoka rwose bya bintu biranga gushira birakomeza biraza ariko nyine muri dusha umva ndaryoye nkumva naguma mu mazi ashushe noze nk'isaha wibaza ibintu namenye saa moya ibintu byatangiye saa moya na 49 nageze ku bitaro saa 5 uko nageze saa 4:49 ubwo ngubwo umukopine wanjye nyine yitwa Claudine yarampamagaraga akambwira ati go nawe ngendaho mu rugo ndi gukora ubuzahubwo nkumva nafata amatorosho gakoropa mu rugo nkongera nkaho kandi hari hasa neza nakopye naraye nkorobye nkumva nongera nakoropa nkumva nakongera ngakora isuku mu rugo nkumva natangira ubwo ngubwo nyine gusasa kubera ko igitanda cy'umwana nari naragiteguye ibaseye byose mbifite ariko ntarabifunga ngo mbirambike muri chambre neza igitanda cyari gifunze ariko ibase ntarayihuza ngo nyasambling numva ndashaka kwasambling iyo base numva ndashaka gusasa cya gitanda cy'umwana noneho niyo nazabyara mu kwezi gutaha nkazaba naragikoze kubona ari ntangiye kubona ibintu bitangiye kuba serious abantu nyine bari kubigira serious ndavuga atari kuzi n'ikindi let me call my sis mpamagara mukuru wanjye arambwira ati genda kwa muganga barebe hari igihe aba ari force contraction nkunda mukuru wanjye cyane nawe ntajya panika ni umunasi yize nyine azi ibintu by'ubunasi nibyo yize arambwira ati genda kwa muganga barebe hari igihe ari force contraction kuko yumvaga ko ngomba kubyara hari akaba ari uzafata uriya mwana mbese yari nko kumbyaza nk'abantu ujye upanga gahunda zawe zose uvuga ati Imana napanze nk'umwana w'umuntu ariko ubushake bwawe bwonyine bwubahwe kuko bari abantu batubwira ama prediction y'amadate yo kubyariraho ugasanga ntago ari umuntu abyariyeho bamwe bakayabyariraho abandi bakabyara mbere abandi bakabyara nyuma abandi bakabyara nyuma cyane abandi tukabyara mbere cyane nkanjye
yo noneho birangiye mbabwire nahise tugenda kwa muganga ariko ndabwira shiri mbamubwe noneho tureke kujya muri ibyo by'amapusete tugende kuri labo mbanze ntanga ibyo bizamini kujya muri tunagerayo bakangumana kuko nabonaga nyine ibyo bintu biri bizarre nini turagerayo bakatugumana bakanya hospitaliza mbe mfite ibyo bipapuro tuba turagiye muri labo duca kuri labo tugeze kuri labo mbasetsa kandi n'abakoresha tuba hari umurongo naragiye nta rendez-vous mfite ndavuga ati mwigireyo ntabyara mu makayira nambuke ngiye kubyara ubwo nyine ntibabyumva mbwira umugabo wanjye ntiguma mu modoka kuko ntashaka umugabo wanjye ataza kupanika cyangwa ngo agaragaze panike muri labo cyangwa muri labo banyima umwanya ahita ababwira ati mwe muri kumwe mu mwanya muzi ukuntu ameze nahise nkorera imbere vuba vuba duhita ndinjira bahita bambwira ngo okay ndabwira ati ahubwo mwege mufate bino bintu mube muri gutegura ibizamini njye muri toilette gato njya muri toilette mbamvuyemo ndagaruka ubwo mu kugaruka bitamubwira rero poshitezo yanjye yamenetse none mu nkore ikizamini ahita ambwira tumba tujye gukora ibizamini ariko uhita ugenda ibisubizo turahita tubizana kuri hopitali ndavuga ni bya bintu biri serious umugabo wanjye ndasohoka ndamubwira ibizamini birarangiye ariko bambwiye ko barahita babyoherereza dogiteri wanjye hari ibintu biba biri connected ku buryo labo igusuzuma na muganga wawe baba bashobora guhana amakuru ngo duhita tugenda ku bitaro tugeze ku bitaro bankorera monitoring niba uyizi urayizi nimba utayizi google nyine bankoreye ibizamini basanga it's the day barambwira ati uri kubise ibihe bise ibise bimeze ute ubwo njyewe ibise numvaga bizaza ngahita mpfa kubera ko bambwiye ngo biraryana nari ndi ready more than ready nari nzi ko bizaza nyine ngahita mba akadomo bati uri kubise ntabwo urasubira mu rugo kandi ubwo nta kintu na kimwe nari nazanye ntacyo ahubwo umugabo wanjye sinzi igihe yabigejeje mu modoka byose yari yabizanye usibye iyo pusete umugabo wanjye rwose neza ayabirekera mu modoka turazamuka baravuga ati se mwazanye ibintu aravuga ati nta kibazo tutabifite ntiwapi biri mu rugo hari ibintu njye ntaranapanga ahubwo mube mumpaye imiti nahe njye gupanga ibyo bintu nzagaruka batarikaye baransetse barambwira ati nta hantu wajya urava hano ujyanye n'umwana wawe ibintu ni bibiri tuba uraguma hano cyangwa se uzana uwo mwana mwene cyangwa umubyare nawe ubone kugenda ndavuga kuzi ko bya bintu biseriye bati biriseriye baba bampaye agatanda baba bampaye icyumba cyo gutegerereza bampaye uduprotection two kwambara ndambara babajyana muri iyo chambre yo gutegererezamo like who is God twari twarareservye chambre dusanga hasigaye iyirusha kuba VIP muri hopitali yose like yo ibiciro bidafite aho bihuriye hari harimo moyen VIP n'izisanzwe rero mwashaka kuba muri room muri babiri kuko nabyarengeye muri clinique Bonefu nabyariye muri clinique de l'Ormo ya hano nyine nari ntuye noneho mbabwire tuba tugiye muri room ya VIP turategereza bamakarira ndaryama banyambika ibintu mu nda bakazajya bandebera aho bari bakagaruka bakansuzuma bakaza ngugeze noneho nahageze bari kumbwira ngo ndi kuri 3 barampima baravuga ngo uri kuri 3 ngo watangiye travail
travaye se gute nyene numvaga atari byo ubwo babampaye ubwo mba ndagenda ndategereza ubwo turazamuka baragaruka dusanga turi kuri 6 ariko namaze amasaha 9 kubise hey ngera kuri 7 ndakwama ndahakwamira kuri 7 ndakwamira turakomeza ndataravaya ku 8 byatinze mbese nageze nka saa 10 niba ari saa 10 ndi kuri 7 ariko bibaze ko nageze saa 4 z'ijoro ndi ku 8 biranga umutima w'umwana utangira gutera nabi baraza barambwira ati umutima w'umwana kuki uri gutera nabi baransuzuma bamutunini dutoya nuko barambwira ati turaza kugaruka turebe humura uko bimeze ibaze ko nahageze umugynecologist wanjye atari gukora ijoro akemera gukora ijoro arambwira ati Clementine humura arambwira mbabarira mbyara ari wowe uhari arambwira ati okay ubwo nyine ndakora ijoro n'ejo nzakora irindi umva imana umwana wanjye arakomeza ananirwa gusiportise kandi ubwo gynecologist wanjye ariko ngatigiye kumubyara neza ndore waje hakiri kare imana yabikoze ni umva tugera ku 8 ibise biranga nyene umwana ibise binanirwa gusiporta umwana ananirwa gusiporta none umutima urabesa umutima utangira kubesa urabesa barambwira ndavuga biyand rwose I'm ready to push mumbabarire ibise nari nabimenyereye ariko reka tuvuge kubise mana yanjye mw'abantu mwe nabonye uburibwe butagira igisobanuro uburibwe butagira izina uburibwe ngengeraho amarira ntinyabone n'ukuntu ngengera amarira menshi nta marira nabonye ntabwo nigeze ndira ndi kuribwe gusa navuga ati yo kanda hano kanda na hariya masa hano na harahandi nyura hariya banguka byahagarara ngahamagara grande kuri video ngo ariko ubundi ubwo urajya gushaka murabe namugatereka jewe ndabyara nze byara grande ariko ngati wowe ishwi uyu mudu urimo nibise namuga kiri kunkubita nkumva ko mbaye umva ibise birampamya bimaze kumpamya barambwira bati rero nidukomeza gutegereza turi kubona risk iri kuzamuka baransobanurira neza barabinyereka umva nkubwire barabinyeretse gutya umutima w'umwana wanjye wari ukubese ukenda gukora akarongo baravuga ati uwo muganga araza ntabwo nari ndi kubyumva urumva nyine nari mfite mu mutwe wanjye ko ndi bupushinge araza aranyicaza arambwira ati Clementine turi inshuti umva twari twarabaye inshuti magara turi inshuti ngiye nawe none rero I want you to go back home with your son ntabwo nshaka kutaha wenyine mu rugo cyangwa se ngo umwana ataye wenyine ndashaka kutahana umwana uri muzima n'umwana ari muzima kandi ni ngenge nyine urakwivurira nasibye kugenda kubera wowe nta wundi muntu mfite wumve ko ngiye Imana inkunda nagizweho kubyara shari ngenge nyine urimo abandi bari babyaye yo wow arambwira ati rero please understand me ntabwo nshaka kukubaga ntabwo mbishaka na I'm not happy for that kuko nzi struggle nzi uburyo wabyitangiye nzi uburyo wiyitayeho nzi uburyo wariye neza nta diabete wigeze uri umukobwa w'intwari uri umudamu mwiza cyane arambwira arandondorera ambwira ibi byanjye yambonyemo arambwira ati uri forte cyane ariko mbese arangije arambwira tuzi ariko ubu ngubu ndashaka kuba plus forte que jamais kubera yuko ntago ari ikintu cyoroshye kuri wowe kugira ngo ushifting uve ku kubyara biri normal nta kibazo wari ufite umwana ko improvise gutya ngo uhita ubyumva nyine gutya ati ndakumva cyane
niyo mpamvu nanjye nguhaye time kugira ngo twicare tubiganireho ubitekerezeho ubyemere. Nararise igize nahise nkibagirwa. Numva ndababaye, numva bayidesi, numva nta kintu ngishaka no kumva, numva mbaye ridicule. Umugabo wanjye araza arambwira ati, you know what, we got this, you can do this, you know. Anga tusubize ngenda kwizeye, you can do this. Ahita nyibutse ijambo nigeze kumubwira ngo bizamfata icyo ari cyo cyose. Icy'ingenzi kubyara neza kuri njye n'ugutahana umwana na mama. Anga ati kubyara neza ni iki kuri wowe? Ndamwana gutaha mfite umwana ni muzima nanjye ndi muzima. Ati what this? No umugabo wanjye yarari calme, ntabwo yigeze panika. Kuko yapanika ngari kumbona amaguru ari hejuru. Umva ntabwo yigeze panika, yari amashije. Imana imuhumugisha, Imana imuhumugisha, Imana imuhumugisha. Iyaba atari we urwo rugendo rwari rukomeye. Ariko it was soft ku rwego nyine wumva nabaga kuri telefone nkihamagarira. Nabaga kubise nkihamagarira grande. Noneho ba grande sere bose bari bameze bigeze bimeze ababersere banje bimeze bite. Bandi bahumugisha no gukora aba bofre bose baransengeye ba Christelle. Umva mbega bamatoni. Umva bose baransengeye. Mbese ha ihuriro ry'amashengero. Mwumva ndavuga atari ko man, we got this. Ubwo tuba turamanutse muri salle d'ope, none ndabyumva ndabyemera, turagenda barantegura bantera agashinge mu mugongo k'ikinyaba, maze kukantera karambabaza ndikajyamo neza batera kandi. Reka babwire igise sinkibuka neza nako gashinge, ako gashinge kanze kumva mu bwonko. Barangije basesekamo akadodo. Niba ari akadodo niba ari agatiyo, comment down below. Barangije baranjyana, barangije kwiseta, barangije barambaga, barangije barambaga, baranduta, barangije batanira umwana. I was so happy. Umva babwire narishimye. Umwana wanjye ntabwo yigize ati ndakurira, bakuyemo. Karangije barakanzanira, bakimara kukanzanira karangije gatanya kaba umwe. Umva mbwira sheri numva mubwire. Barakajyana nyine bagiye kugategura na mwana. Go ngende muzima, ugende umwana ahari. Baravuga ya ntago ari bugende none aha, turabanza turangiza ibi bintu turimo. Bagenda bamutegura sha vite fait. Narabwa niba tutagiye mu mpereza umwana wanjye. Nahubwo impamvu mbemereye nuko nabyaye ndi umwe. Ubundi yaba abandi bahari bagiye kubyara nta hantu mwari kunjyanira umwana. Baravuga ati uyu noneho ni igitangaza. Umva maze ndishima. Mw'abantu mwe mubyeyi mwiza utegereje umwana, Yesu utanga urubyaro wampaye, ndakwinginze umugire neza nawe azaronkera aho wampereye kubw'ubuntu bwawe data. Nkwifurije uwo munezero wa mubyeyi we, nkwifurije uriya munezero udafite izina. Umva narishimye. Nari nsanganwe ikintu cyo gusabira ababyeyi batafite urubyaro, ndongera ndagikuza, ndongera ngiha igihe, ndongera ndakizamura ngiha imbaraga, nongera nifuriza abo babyeyi ibyishimo. Nzi neza nasogongeye. Umva byari binyoroheye kubasabira ibyo byishimo nasogongeyeho, kandi babiri muri abo babyeyi bari bagitegereje igihe kinini. Babiri Imana yarasubije. You know, God is amazing. Thank you Jesus for this. Mana warakoze kubw'aba babyeyi babiri. Mana n'abasigaye nzi kuzabikora. Umva nkubwire ntuzave ku mavi. Isi izakuvuna, bizakugora, ariko uzahanambe
uzahanambe. Imana irasubiza, Imana irakora. Nabonye Imana mu kubyara, nabonye Imana mu gutanga urubyaro aho rutari ruri, ahari haravuzwe ubugumba Imana yahashyize kubyara. Nawe rero Imana yaruguha, wirambirwa, witekereza ko iyampaye hari ikindi yashingiyeho. Ni ubuntu n'imbabazi zayo. Humura, ntabwo irobanura ku butoni. Nawe iragukunda, icyo ishaka kukubwira reka kikugereho. Kandi ntabwo ari urubyaro gusa, hari n'ibindi bintu dusaba tugatinda gusubizwa. Reka dukomeze dutegereze, reka nturambirwe gutegereza. Imana ni nziza, Imana irakora, Imana ishobora gukoresha abantu bayo, ariko Imana imekinga shuwa yuko ikintu ishaka kuri wowe, ikintu ishaka mu buzima bwawe at the right time, igihe cyiza muri ubu buzima ni igihe Imana yahisemo. Ntabwo ari igihe twebwe twihaye, ntabwo ari time twihaye mu masengesho. Ni igihe Imana yavuze ngo yes. So guys, ubwo banzaniye umwana rero, turishima, tujya muri salle de réveil, tuva muri salle de réveil dutaha muri ya chambre ya VIP, aho nari mfite igitanda cyanjye, icy'umwana n'icya papa we. Ku buryo narabyaye barangumana iminsi 7, nguma mu bitaro iminsi 7. Nyine nta kibazo kinini nari mfite, ariko nyine nagumye mu bitaro iminsi 7. Nuko iyo minsi 7 ntabwo umugabo wanjye yigeze atanga ajye kurara wenyine, ntabwo nigeze ndara jyenyine, ngo ndare jyenyine ku bitaro. Oya, umugabo wanjye yarahari, kandi ikintu nshimye Imana, umwana wanjye yararyamaga neza agasinzira. Turangije dutaha mu rugo, turishima, turaryoherwa. Umva, muntu ugitegereje, muntu uri utegereje utwite, umuntu wese, umukobwa mwiza utarabyara, Imana izabaha urubyaro, Imana izabahe kubyara neza abatwite, Imana izabahe gutwita namwe mutegereje. Umva, ni ukuri ni ibintu byiza cyane ariko byiza cyane. Igise kiraryana. Oya, mvuze ngo kiraryana nambisuze style. Kirakurya ukaba utabwira umuntu ngo nitwa nde. Kirakurya. Cyarandiye, nkora amasiporo wapi, baramasa wapi, njya muri baignoire wapi, nkora ballon wapi, nkora marishe wapi. Amasaha meza 9. Nabyaye saa 5:12 z'ijoro. Natangiye travaye saa 9:49 z'igitondo. Ngo nari ndikubise, ariko nariwe ngeze kwa muganga hashize iminota nka 40 cyangwa nk'isaha, nibwo natangiye kumva uburibwe nyine maze burandya koko. Ariko ntakubeshye, mba numva n'ubundi ibyo bise nabisubiramo bakongera bakampa umwana wa babiri. Simpangarata, sinababwiye ko nkunda impanga. Mba numva nakongera nkajya kubise, ariko nkabyara impanga zanjye. Muzi yuko ibintu mbabwira mba byizeye, ni ukuri mba numva on God's timing nzabyara impanga. Ntabwo nzabyara abana benshi, mutanyumva nabi. Ntabwo nzabyara abana benshi, ariko muri bo nzabyara bake. Nzabyara harimo impanga, zaba 2, zaba 3. Mana ubimpwanyirize no kwizera. So guys, ndabakunda cyane. Nuko nguko urugendo rwanjye rwo kubyara rwari rumeze, nuko nguko nagiye kubise, nuko nguko nabyaye
ubundi sinarota mbabwira yuko nabyaye nabi. Ubundi abantu benshi usanga ahita kubaza, ubundi akandi kabazo abantu mukunda kubaza katari keza, ntukabaze umubyeyi wabyaye ngo mbe wabyaye neza. Ujye umubwira, umutere felicitation n'ibiki uko yabyaye uzabimenya bwitaha, you know. Kubera hari ababyeyi batabikunda. Njye nta kibazo byari binteye, umuntu wese wambaza ngo wabyaye neza, yes, kuko numvaga nabyaye neza, kuko kumbaga byatwaye amasegonda umwana wanjye aburaho. Amasegonda uhindukira bamuzanye, urumva. Ubundi rero umwana wanjye baramuzana, numva ndishimye byatari, ntangira gutembera mu bitaro. Mayi umva njyewe impamvu mvuga ko nabyaye neza, nta kindi kintu nigeze ndwara kuva nabyara ngo mvuge ngo wenda ngo nananiwe guhaguruka, ngo no guhagarara, ngo no gutera intambwe. Nararyamye umunsi wa mbere n'uwa kabiri, ariko wa gatatu nari nahagurutse. Like God was there healing me so quick. So quick. Urumva rero nukuri nuko nguko urugendo rwanjye rwagenze. Ndabanza mbura amashereka, konsa birabanza biranca. Ntabwo nari nzi konsa, ntabwo nari nzi ko ari isomo, ko ibyo bintu ko mutajya mubitubwira ababyeyi beza, ko mutajya mwicara ngo mutubwire ko konsa ari isomo nyine umuntu yakabaye abyigaho mbere, nyine yakabaye abyigishwa. Nukuri njyewe konsa byarabanje birancanga, mbura amashereka. Umwana wanjye yari umunebwe, namusaga kwibere akisinzirira, bakaza bakambwira ati no mwana afite inzara, kandi ntabwo yabaga ari kurira, yabaga yisinziriye, ariko barazaga bakambwira ati umwonse hashize igihe kinini. Nkamushyiraho akisinzirira, nkarwana nawe. So thank you so much for watching, thank you so much for kumva inkuru yanjye kandi mukayishimira. Ndabakunda cyane, ariko yese bakunda kundusha. See you in my next one, and I can't wait for you to see my next video. Bye.